Sako sako. Som. Imyumbati mizi mishori. Imitsi kuryanyo. Nawe nyo. Se muze. Ufite imyaka ingahe? Wa mwana rero imyaka mfite ni wabasha kuyiba. Rero muze. Buriya rero igikona twavukiye rimwe. Kigenda hamanuka gusa. Wangiye. Genda kubiye ninge muntu mukuru muri ikariki. Buriya kira twahoze tujya ingona. Ariko ubu ngubu musigaye mujya ingurube n'ibindi bintu. Hako twebwe kera twajyaga ingona tukajya imvubu n'imbogo. Ariko ibintu musigaye mujya by'ubu ngubu nta mpamvu mutakira amakuru. None wari ugiye kumbwira iki mwana? Rero muze. Ngiye kukubaza ibisakuzo. Ibisakuzo? Nubishobora ndaguha amafaranga. Amafaranga? Okay, nta kibazo. Ayo ngayo kandi ushaka waba uyama nkajya kuyanywera gwaye. Bose nyisa ugiye muzinywamo kagomba ikigari. Niyo nushaka umwe 3-5 hase ko nta gisakuzo na kimwe nazi kuri iyi si. Tangira mubaze. Tangira. Sakwe. Soma. Uciye mu kibira kimbikeze. Uciye mu kibira kimbikeze. Uciye mu kibira ukimbikeze. Ubwo se wari ugiye kumara ibiki? Rero wabuze ubu urashaje naguze ibisakuzo ubu wambwira. Uze wewe uzuvuze ko uciye mu kibira ngo ugiye ngo kureba ukwezi. Noze ukwezi kuba mu kibira wowe. Uciye mu kibira kimbikeze. Urashize noneho. Uciye mu kibira ukiguha ukwezi. Niba cyakunaniye vuga ngo icyo ngicyo tugisimbuka. Oya nako cyananiye ahubwo n'ukuri kuvuga ibitabaho. Icyo ngicyo twagisimbutse. Kamubwira iki? Icyo ngicyo mbwira iki? Ndara ngenda nkirirwa ngenda. Urara ugenda? Nkirirwa ngenda. Ye baba we. Ikwanya bahombeye. Ngicyo ni igisakuzo. Ubu ngubu urara ugenda ukirirwa ugenda uhinga ryarisi. Ubu si ibyo wakwiye. Icyo ni igisakuzo. Kandi ubu wasanga utaha iwanyu bakanakugaburira. Ngende reka mbaze nkubwire. Uri umwuzukuru wanjye ntabwo nazana kugaburira. Niyo waba uri umwana wawe ukarara ugenda ukirirwa. Icyo ngicyo kandi ntabwo igisakuzo mbwira iki? Turaye ubusa imizuru. Uzi ko muri ibicucu. Imuzumye se ni gute mutate? Usaziye ubusa kabisa. Abana bikigiye murase. Ukaburara imwizumye. Icyo ushaka wateka n'ibyatsi. Icyo gende kukubaza ibisakuzo ntabwo ndi kukubwira ibintu nyine ngubwira ibyo ngibyo. Nese wavuze ibisakuzo utavuze ibyo bintu bidashoboka. Igisakuzo cyo ufite. Soko kuraryoha bose. Ushaka kunjye wa gicucu. Wowe uravuze ngo ninjye ushaka kuzana. Cyo musaza. Ahubwo se nimbora uzansanga mu mvuge kundirayo. Wa musaza uri kimarura igicucu uri iki? Ndiki? Genda wakapfuta byayo wakavuna mu bicu. Kubaza ibisakuzo ukarata kuvuga. Zibango wakapfuta byayo uravuga ngo uzajya basaza ngo baraboze. Wakamubaza ikindi. Wariye nde? Wariye. Icyo nemeye ko kitabaho. Icyo ntabwo kibaho. Bwira ikindi gose. Sakwe. Soma. Inka yanjye ikamugara. Yamaye n'isuka. Iyo nka ko yagowe. Ubwo se ni nakirye iginagaranye. Ubwo se kugira uyikame wayigaramitse ni ukugira ngo bigende. Amata taza kubogoka. Ni ukugira ngo bigende bi. Ibisakuzo byose ndi kukubaza biri kukumbera nkawe ubundi. Wambwira. Sawa kamubwira ikindi. Sha. Inka yawe wajya ngo uyikama? Ikamigaramye. Icyo ngicyo ndakizi. Ubwo wanze gukama inka ukazajya ukama umugore wawe wamugaramitse. Musaza ubugusa. Ariko niko sha. Urifata wa mwana we umuntu ngana nanjye ukavuga ngo ndi ikimara ngana na sokuru wawe ndetse na somuru. Cyane se ni gute umuntu akubaza igisakuzo kikakunanira. Nese ko hakinane ni ngombwa ngo nuka ngo ndi ikima. Ngawereka ngubaza iki? Bazi ikindi gisakuzo. Vuga ikindi. Ngawereka ngubwira. Icyo ngicyo ariko cyo nicyo. Bavuga icyo ngiye ikindi ugiye kuvuga. Ihirikana yaragwaruri. Ihirikana yaragwaruri. Indi. Ngende kukubaza igisakuzo ihirikana yaragwaruri. Ihirikana se waharuye y'ugana. Yesu waharuye igari n'ingene nabi gutunya ngiye. Icyo ni igisakuzo. Nese icyo gisakuzo ukavuga ngo ari ngenzi ihirika wagiye guharura ndagenda mu masinde yo kwawe je kwihirika kubera habaye urama ngahe sahu
uramangayeho icyo ni igisakuzo ariko genda kasakuriza mu irimbi uraza ukaza kufata umuntu w'umusaza ungana nanjye ukangira igicucu okay saho wahereye ngira gutyo ta hajya ngo muraba ubu ngo muzi ibisakuzo okay reka ngiye nkubwira ibyo twasakuzaga kera twebwe kera ariko ibyo twavugaga none mwege muri kugenda mugafata utuntu tutabaho ukarundarundanya ugenda umuntu wisanze ukuram okay reka ngiye mubaze igisakuzo igisakuzo kwa munyuhurutu ngicyo ntacyo nzi cyo nzi ibyo wigiraga ngo ni ibiki ngo nabisakuzo ngo utazi ngo kimbwira okay reka mubwire n'ikindi ye oya ibanza ukinsobanurira icyo ngicyo ni gute inzoga y'umushyuhira iyo wayinyweye mu gitondo hari igihe ukora mu nyugahurutu ari inzoga y'umushyuhira wanyweye twagiye wasakasaka imyumbati imizi mishori imitsi ku ryanyo nawe nyoko wajyana we ibyo ngibyo mwega mwaragiye murabifandanya twebwe twataga tuvuga ngo kere kuyitera nibwo haba hari imizi y'imishori ibyo ngibyo by'imitsi kuri izo zabaye nyoko n'imyumbati bihuriye he rero gusa uko muri abanyamakuru mwebwe muragenda gufata ibintu mukabigoreka ni gute mufata imyumbati mukajyana kuri banyu niko abandi basaza baba bazi ibisakuzo genda ziba ngo ariko we ibyo ni ngo mbwira n'imyumbati mugenda banyu kari we mwahereye mutumuca oya naga reka nkubwire igisakuzo cyanyu umbwira igisakuzo cyanyu ibisakuzo byarana byo nyishaka nabyo nyishaka reka numbwira amahamba ibihozo n'ibindi nako mvira va n'imbere genda wacana mabereye yo ziko nakijwe mba nk'ututsi wa muserebanya urashize noneho wagitumba yizo wacyana ukaza umbwira ibyo bintu sha nuko nakije taruko kigenda kajye mwirimbi